Ikibazo na activity na amayinite so ufite ngo nizo gatoyi. Abana nakuko phone baragitwaye mananje ndagira ku kazi gute kuko mu byukuri iyi laptop ubona ni yanjye kabisa. Nje ari ibintu mbona numva neza. You are a bad boy. You are a bad boy. You are a bad boy. That bad. Hey, come on. No password, you want? What shit? Oui, Divas. Bimeze bite? Umva se? Ntabwo tinda mu bintu mani, hari mashini nari mbonye. Ni boro mani, kandi sanze irimo password. Ashaka ko tubikurikirana igahita ivamo mani vuba vuba. Ni ibiceri nyine nawe urabyumva nta mafaranga nta kintu. Ese ntubizi mani? Ubizi ko nta kintu cy'ubuntu kibaho mani, ugomba nyine ngomba kuguha ibyo biceri musa. Nubundi wowe umusaza wawe uyu munsi ntabwo nakoreye ku kazi rero ndi mu rugo birasaba ko yitangisha mu rugo. Ya nta riba ahubwo kaminze nirukanka nta riba. Nawe yizane kabisa. Sawa. You are a bad boy. You are a bad boy. You are a bad boy. Ngenda kubwiye ngo Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power, ibaha imbaraga. A few moments later. Tori. Ese wowe urufunguye. Isi yavage yanjye. Isi yavage yanjye avuga ngo ntabwo yanyibye. Wetin be this? Asa ko mu byukuri muri muginga uko mu byukuri. Ubundi ari hehe? Jesus. Blood of Jesus. Apostle, we have this. I'll tell Apostle about this is what you want to use your life for. Hello. Wazaniye mashini tukayikuramo password ra amafaranga tukayaryakirikanye. Hey! I hear me. Hello.
Nyibi nabari ibiki kuko mu byukuri. Umuginga anyire narangiza ngo ngaje kwikoza mu password. Arabeshya ariko sha. Arabeshya. Ndamufite none. Arabeshya. I'm telling you. Look at my face. Like I could have killed a lot of people. This man. I don't want peace. I want problems always. Salama devan. Bakaza isi. Nakaza imana. Iyi ni ya mashini rero nakubwiraga. Ndashaka ko ikuramo password vuba vuba. Hanyuma urabona ko ari ball man iranahenze byatari. Abuzimana ko ndi kuguhamagara kwayitaba ariko ntuvuge. Henze bi. Anasiko telefone yanyu ushaka kuba nyisize. Hani nakumvaga witaba mani. Wallahi wari uri kwitaba ariko ntabwo wari kuvuga ntabwo bisa. Apoko ushaka kuba nsize n'anafunze mani. Usaze ko ari umuntu wari kubereye mu nzu so. Uramiye password vuba. Ngiye ndagaruka mu kanya mani, ndagaruka mu kanya nsanga umaze gukura mu password. Ndagakora. Ushaka kuba nsize n'anafunze kabisa. Nyaruka bana wallahi siko boro zabaye danje mani nyaruka bana. Zare nutwo ducerimo. A few minutes later. Why are you running? Why are you running? Man, siko nasize nakinze. Turashize none. Use bag nasisanga na telefone bigiye koko mukabyaramo. Baranyibye. Use nindunyibye koko. Ubu nindunyibye mu byukuri. How far do we have, please? We must learn a lesson. Mr. Uso, uraje se mashini wayizanye? Nayo boss. Nzi gutse kandi ko mbona ibikapu ze n'iki? Ntayo ariko mfite ibizibiti cyane. Ahubwo Umva, impamvu muzanye rero hano Mr. Uso. Amabanga yanyu barayazi. Ni ukuvuga ngo ntabwo ushaka ko bari abakozi babiri hari ababyumva. Iriya mashini irimo amabanga akomeye. Amabanga aramutse agiye hanze. Ibyacu byose byabirangiye. Iriya mashini dukeneye ko iboneka. Kuko iyo mutse itabonetse umugore ibya n'umugore byabirangiye. Kampani yari igiye mu bibazo. Mbese twaba twanavuga Mr. Uso tugomba gukoresha uko dushoboye kose tukabona iriya mashini. Ahubwo byageze gute? Cyagiye mara kuva hano ahise njya ku musore w'inshuti yanjye ngiye kumwaka amafaranga yarandimo kuko ni naho naburiye ya bage no ko wenda ntabikubwiye ko ariho naburiye ariko niho nayiburiye. Nahageze sanga nta uhari ariko nyine nsanze hafunguye ndebye muri salo mbona ino bage ndebye mbona nta mashini irimo ariko mbona harimo umugozi wayo. Ako kanya telefone nahise mbona telefone isonye iruhande rwanjye nyirebye mbona no mbona IT device ndamwitaba numva ari kumubwira ngo zara ya mashini tuyikuremo password. Aho niho nahise menyera ko ari wowe wayitwaye. Iyo telefone nayizanye niyo turi bwifashishe kugira ngo tumenye neza amakuru y'ahantu iri hehe iyo mashini iri hehe. Reka mubwize ukuri. Ugomba kunyeka umusore ahantu kuko iriya mashini iramutse ibuze biriya bintu bikajya hanze. Ntabwo byanyorohera gusa. Urabizi musa muhabaringa fasha ikintu kigiye kugikora uwo muntu muhinge tujye kumwiga gukware kugira ngo agomba kuboneka kuko ibizibiti byabonetse agomba kuboneka. Icyo ugiye gukora nona ugiye kugenda nawe ujye gukuzamo pini y'iyo telefone sibyo kugira ngo tubone nimero yahamagaye umuntu tubashe kubona umuntu mukurikira sibyo ugiye gutubwira nona genda
the next day. Uruka nzikorere kuko amaye zirimo amafaranga menshi. Jesus is Lord. Zeruraje se? Hano uragasoje se? Nagasoje wawe. Nagasoje cyane. Zibite. Usama. Mizite se? Amo. Nurse man, ahubwo se wasanze ejo takwije wa? Niho mva naragiye nsanga harafunguye nasanze hafunguye. Hanyuma icyo navuze ni telefone yonyine gusa. Navuze ya telefone yanjye man nasanze bayitwaye. Ahubwo na wa mugozi aho igikapu cyari kiri nyine harimo n'umugozi w'amashini. Wa mugozi w'amashini nayizanye yonyine umugozi usigara mu cyo gikapu. Nageze nsanga igikapu bagitwaye nsanga na telefone nayo bayitwaye. Jesus is Lord. Umaze utese? Nta mwayite se uzi muri zikaritsiye. Ndamazi. Yaba abahagana. Kwa kiriya gipangu cy'umutuku. Hari aparitse imodoka. Yego. Samesi kabisa. Akoze? Yego. Ariko mane ball nayisoje mane. Urabona ko password yavuyemo. Ahubwo se faranga nyine nawe nyine gira wishyura. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Nawe uri hano se? Mashini ko marari yanjye. Turashize none. Anavuze ko nzagufata. Imashini ni yanjye. Banza witonde. Ikintu kigaragaza ko imashini ari yawe n'ikiye man. Ushaka kuvuga ngo wafashe. Ye ifone ni yanjye. Wari uzi ko ntazagufata se wari uzi ko nta bimenyetso ufite. Wari uzi ko ibimenyetso ntabifite. Iyi fone si yawe. What be? Mashini yanjye. Gere ku bintu by'ubusambo. Ntabwo ari yawe man. Kumbe ni gute ushaka kunkorera ibintu nk'ibi ngibi undimo n'amafaranga angana kuriya wari uzi ko ntazagufata Ako se wabona boro ukayihorera man. ashaka ibireka ibintu by'inzara amafaranga yanjye undimo warangiza ugashaka no kunkorera ibintu nk'ibi ngibi. I want to hear this. Mana boro ya man. Niba man ari inshuti yanjye akagendesha man ibaze man urangura amakipe man ibi bintu ziri yakoze mwana njyewe burashingiye barishakira amafaranga tu tipe yaje gukuzamo password n'ibyo ngibyo shangi ntabwo ndazi machine yavuye he cyangwa ngo aya madosiye arimo ntari ahubwo se wantije kumayite nkamagara boss ntaje abandi salama boss ya machine nayibonye kabisa nta kibazo birimo nta kibazo gihari sawa kabisa byose nabibonye akoze neza kabisa nta birenze ariko ngo turi kumwe neza kandi polisi ntahe Backbone. ntabwo azi ko nabiriyemo ko amafaranga nzayarya mwana amafaranga nzayarya